mbarogoye gatoya ibyo Bruce amaze kuvuga bisaba iki ntabwo nabyumvise neza monetization ya social media ikibazo rero abantu bahura nacyo mu Rwanda ni iki kuki ugomba kwita undi muntu w'ahandi kugira ngo ukore amafaranga utari umunyarwanda ikibazo ni iki abashinzwe BIT basobanurira Thank you very much, Your Excellency. Nkuko bari babivuze ibigo nka Meta, YouTube na TikTok byose bishyiraho eligibility requirements bituma ibihugu bishobora kuba byakora platform monetization aho abafite ibihangano bashobora kubibyaza umusaruro. Bakurikiza ibintu bitatu. Icya mbere ni regulatory compliance kandi ibyo twarabyujuje nibyo bareba data protection, intellectual property na taxation ibyo turabyujuje nk'igihugu. Icya kabiri bareba nkuko Bruce Melody ni inama y'umushyikirano yari yabaye yari yahuje His Excellency Paul Kagame ihuza abaministri ndetse n'abanyamakuru bagiye batandukanye ariko nanone muri iyo nama yari yitabiremo n'abaturage bari baje gutanga ibibazo no gutanga ibyifuzo byabo mu by'ukuri kugira ngo babashe kuba babikemurirwa. Ni inama yagarutse ku bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye yigaga ku bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye ku mabuye y'agaciro ndetse n'ubukungu bw'igihugu by'umwihariko yagiye igaruka ku bintu byinshi cyane bya politike ariko mu by'ukuri ni inama mu by'ukuri mvuga ko yabereye igihe kandi yafashije abaturage benshi cyane bagiye batandukanye barasubijwe muri iyo nama nyine abaturage babasha gukura ibisubizo byiza kandi baranyurwa mu by'ukuri. Iyo nama yari yabaye rero y'umushyikirano yari yahuje nyine abo bayobozi His Excellency Paul Kagame abaministri abo banyamakuru hagiye hagarukwaho ingingo nyinshi cyane zigiye zitandukanye ku bijyanye n'amabuye y'agaciro mu Rwanda cyangwa se ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu Rwanda uko buhagaze cyangwa se inyungu buzana muri rusange cyangwa se inyungu nyine muri make nyine buzana ku gihugu babigarutseho cyane banabaza ibibazo bijyanye no muri Kongo n'ukuntu nyine Kongo n'u Rwanda mubano wabo uhagaze. Ibyo bintu nabyo byavuzwe muri iyo nama ari no hagiye hatangwa n'ibibazo byinshi cyane bigiye bitandukanye. Twavugamo nka Bruce Melody watanze igitekerezo cyangwa se icyifuzo abaza nyine impamvu mu Rwanda bataba bamunitiza izi mbuga za social medias kugira ngo abantu babashe kuba bakuraho amafaranga cyangwa se bakoreraho amafaranga kuko bigaragara byo nuko abahanzi bakoreraho amafaranga cyangwa se n'abandi ba content creator bakoreraho amafaranga ariko bagakora amafaranga mu buryo nyine butari professional amafaranga ngo azari menshi. Yatanze rero icyifuzo agaragaza ko izi mbuga bazimonitije byafasha urubyiruko nyarwanda kwikura mu bukene cyangwa se mu kibazo gihangayikishije cy'ubushomeri kuko byagiye bigaragara ko urubyiruko ngo rwinshi nyarwanda ngo bagiye batanga ibitekerezo bavuga ko ngo bari mu bushomeri ari no mpamvu rero bagiye batanga n'ibitekerezo bavuga ati ngo bibaye byiza ngo bakamonitiza izi mbuga byubuze za social media YouTube, TikTok, Facebook, Instagram ndetse u Rwanda nyine narwo rukaba muri make rwakemererwa gukoresha zino social media neza mu buryo bukwiye nkuko biriya bihugu nyine byo hanze buzikoresha kuko bigaragara ko mu Rwanda ntago wamonitiza izi mbuga cyangwa se ngo ufungure YouTube ubure gukoresha ubutire ubwene gihugu bw'ahandi. Ari no mpamvu rero His Excellency Paul Kagame yagarutse kuri kino kibazo avuga ati ngo ni gute wakoresha amafaranga cyangwa se washaka amafaranga witiriye ubwene gihugu bw'ikindi gihugu bishoboka gute. Ari no mpamvu yavuze ati ngo ibi ni ibintu byo byakemuka gute kugira ngo bibashe kuba byafata umurongo cyangwa se bibashe kuba byajya mu buryo buzima. Ari no mpamvu rero kino kibazo abantu bagiye bakigarukaho benshi cyane urubyiruko ngo bavuga yuko rero nyine urubyiruko ngo rushobora kuba rukenye kandi ari n'abantu benshi cyane bagenda bakoresha izi mbuga nkoranyambaga nyamaraga ari benshi cyane aho Bruce Melody yagiye agaragaza uruhare cyane umuhanzi agira mu iterambere ry'igihugu ko umuhanzi ngatanga amafaranga gatanu ngo kwijana mu bikorwa agenda akora bya buri munsi kandi ngo ibi bintu rero bya social media binafasha cyane cyane kumenyekanisha ngo igihugu ndetse no kugaragaza nyine uburyo u Rwanda ari rwiza kuko ngo byagiye bigaragara ko ngo Bruce Melody ari indirimbo agiye akora mu by'ukuri bakagenda agaragazamo uko u Rwanda ngo ruteye cyangwa se uko u Rwanda rugaragara bigatuma ngo n'abandi bashaka kumenya u Rwanda icyari cyo. Mu by'ukuri mu magambo meza Bruce Melody yavuze yagarutse ko President His Excellency Paul Kagame ngo yubatse icyizere cyangwa se yubatse nyine ibirwi byinshi cyane kuko nawe byagiye bimufasha mu ngendo yagiye akora ubwo yabaga ari kugenda mu mahanga yagendaga avuga ko aturutse mu Rwanda ariko abantu benshi cyane ntibagenda babimenya ariko yavuga ko mu by'ukuri His Excellency Paul Kagame ari we uyoboye u Rwanda cyangwa se ari president w'u Rwanda abantu bagatuma bavuga ati ngo uturuka Rwanda. Yes, ibyo bintu byagiye bifasha cyane ngo Bruce Melody ari no mpamvu rero muri iyi nama yagiye iberamo y'umushyikirano kugeza kuri ubu ngubu rero ubu ngubu bishobora kuba byaremejwe yuko social media zo mu Rwanda zo zishobora kuba zamonitizwa cyane ko binagaragara ko nyine ubu ngubu izi social media ibintu bisabwa kugira ngo zibashe kuba
bizamonetizwa mu Rwanda ngo nabyo ngo biruzuye, ahubwo igisigaye ngo ni ugushiramo imbaraga kugira ngo zino social media zibashe kuba zagenda neza. Mu bindi rero muri iyi nama byaranze iyi nama, mu by'ukuri navuga ko ni ibijyanye n'amabuye y'agaciro, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu Rwanda uko nyine buhagaze cyangwa se inyungu buzanira igihugu muri rusange, kuko ngo amabuye y'agaciro ari igihe ngo usanga abenshi babikora nyine mw'ubwo buryo nyine bwo kwicukura gutyo bisanzwe, ariko mu by'ukuri ngo amabuye y'agaciro ni ikintu cyane gikomeye cyane by'umwihariko muri cya gihugu cya Kongo, aho byagiye bigaragara ko nyine amabuye y'agaciro ngo afasha cyane igihugu mu bijyanye n'iterambere ry'igihugu cyangwa se mu bikorwa remezo by'igihugu kigenda cyubaka bya buri munsi. Muri iyi nama rero twavuga ko byagiye bavugamo ibintu byinshi cyane bijyanye na mituweli, ibintu bijyanye na minerval y'abanyeshuri nyine mu gihugu. Ibyo byose muri iyi nama nibyo byagiye bigarukwaho, aho abantu benshi bagiye batanga ibyifuzo bagatanga n'ibyo bitekerezo. Ariko nanone ndagusabye niba uri kunanubwa mbegeze kuri channel yacu ya PQS TV, banza ukande subscribe ndetse ufungure n'iyo nzogera kugira ngo ujye ubasha kubona izindi video zacu nziza nk'izi ngizi tubakorera, kugira ngo zize gushikiraho 5 kuri 5 mbere yuko dukomeza n'andi makuru agiye aranga iyi nama yagarutseho kuri uyu mushyikirano nyine iri kugenda iba igenda ihuza abaturage, abayobozi ndetse na Paul Kagame nyine umuyobozi w'igihugu nawe aba ayirimo cyane, aho batanga nyine ibyo bitekerezo. Banza ukande subscribe ufungure inzogera kugira ukomeza kubana natwe mu zindi video dutegurira umunsi ku munsi, kugira ngo tugaruke n'ibyavuzwe muri minerivare ndetse n'ibyavuzwe ku bijyanye na mituweli n'ibijyanye n'irangamuntu. Abantu bagiye batanga ibitekerezo babivugwaho ibintu byinshi cyane, barasubijwe ndetse kuri ubu ngubu nawe nicyo giye kugira ngo ubashe gusobanukirwa ibyavugiye muri iyi nama byose uko bingana. Gusa nanone na Mutesi Scovia nayo yari yitabiriye iyi nama kandi yatanze ibitekerezo byiza cyane nk'uko mumaje kumenyera. Ni umunyamakuru uhuza abayobozi akanahuza n'abaturage. Rero navuga ko Mutesi Scovia ari we wagiye uhagarariye, wenda navuga ko wenda yari yagiye ku ruhande rw'ubunyamakuru, ariko nanone akaba yaragiye ku ruhande rw'uhagarariye nyine abaturage muri rusange, kuko murabizi ko Mutesi Scovia niwe ubasha guhuza abaturage ndetse n'inzego z'abayobozi kugira ngo abaturage babashe kuvuga ibitekerezo n'ibyifuzo byabo. Mutesi Scovia nakabasha kuba yabijyana mu nama akabitanga nyine mu by'ukuri kugira ngo barebe ko hari icyakorwa, cyangwa se abo baturage nyine bafite ibyo bibazo ko hari icyakorwa. Banagiye banagaruka ku bijyanye n'iterambere cyangwa se n'ahantu hataragera ibijyanye n'umuriro, ndetse iyi nama yavuga ko mu bijyanye n'ahantu hataragera mu duce na tumwe two mu Rwanda hataragera nk'umuriro, byagiye bigaragara ko nyine mu by'ukuri leta yavuze ko nyine bagomba kubafata bakabakemura icyo kibazo cyabo bitarenze muri uyu mwaka, abantu batarabona umuriro. Ngo muri iyi nama rero ibintu byagiye bigarukaho cyane nuko nabo ubu ngubu ngo leta ibatekerezo kandi ngo iri kubigaho ibijyanye n'umuriro, bakabasha kuba bazabibona no vuba aha ngaha kandi bitabagoye mu by'ukuri nk'uko n'abandi bantu hagiye babona umuriro. Mutesi Scovia rero yakomeje kugenda atanga ibibazo abaturage baba bagiye bamutuma. Mu by'ukuri ni ibibazo byinshi yagiye atanga, aho bagiye bagaruka kuri minerval cyangwa se ku bijyanye na mituweli. Byose babigarutseho. Kuri minerval rero nta kindi nuko yagiye atanga ibyifuzo avuga ibitekerezo by'ukuntu abana bamwe na bamwe b'abanyeshuri bashobora kuba bataha hagati mu gihembwe, ibihembwe kitarangiye nyine kubera minerval, abayobozi bakagenda babirukana hagati mu gihembwe nyine kwa nta minerval mu by'ukuri. Kandi ukabona ko ari igikorwa cyagakombye kuba gikorwa n'ababyeyi kwishyura minerval, ariko umwana akaba yaguma ku ishuri akiga mu gihe umubyeyi batarabona amafaranga yo kuba yakishyura iyo minerval mu by'ukuri y'abanyeshuri. Rero muri iyo nama akaba yavuzwe ko nta muyobozi wemerewe kwirukana umwana w'umunyeshuri hagati mu gihembwe ngo abashe kuba yajya kura amafaranga, aho kugira bijye bigenda gutyo ko yajya ahamagara ku buyobozi bw'ikigo akababwira ikibazo ukuntu kimeze, cyangwa se akaba yanagenda umubyeyi akaba yajya no gusinya igihe azatangira ayo mafaranga, ariko nta munyeshuri wirukanwe hagati mu gihembwe kugira ngo abashe kujya kuzana minerval, kuko buranga umunyeshuri cyangwa se umwana ntabwo ari we wishyura minerval. Ibyo bintu byagiye bigaragara mu nama cyane cyane. Rero Mutesi Scovia yagiye atanga ibyo bitekerezo ko hari ababyeyi bamwe na bamwe bagiye bahura nacyo muri izo mbogamizi z'ibijyanye na minerval. Ntabwo twagitindaho cyane kuri minerval kuko nyine ni ibintu bimaje kumenyerwa cyangwa se bimaje kugaragara ko nyine mu Rwanda ariko biri kugenda bicikaho gake gake, abayobozi bagenda birukana abana b'abanyeshuri hagati mu gihembwe. Ahubwo reka tugende ku bijyanye n'irangamuntu. Icyo kibazo nacyo cyaratanzwe mu Rwanda ku bijyanye n'irangamuntu. Kuri ubu ngubu rero ni uko mubizi ko irangamuntu bari kugenda bayihindurira, kuzarira kuri ubu ngubu rero bikaba baratangiye ku itariki 5 z'uku kwezi, byakaba baratangiriye mu mujyi wa Kigali. Iki gikorwa kikaba gikomeje no mu zindi ntara naho bakazagenda bahagera. Ntabwo nabyo turi bitindeho cyane, ni ibyo ngibyo byagiye bivugwa muri iyo nama byinshi cyane, abantu benshi batagiye basesengwa cyangwa se babaganiriza nyine babagezeho kugira ngo mubashe gusobanukirwa byinshi cyane mu byavuzwe mu nama. Nubwo nyamaga bagiye babahereza utuvideo tuba tugiye dutandukanye, ariko ntibasesengwa neza inama n'icyo yari iri kwigaho muri rusange. Mfata akanya mbashimire mwe twabanye kuva iyi video itangiye kugera irangiye, ariko nanone muri ko narubwa mbere geze kuri channel yacu ya PQS TV, kura subscribe ufungure
inzogera kugira ukomeza kubana natwe mu zindi video tubategurira umunsi ku munsi 5 kuri 5. Ariko nimba iyi video wayikunze kora like utere comment nawe uko ubyumva, ndetse iyi video unayisharinge ku nshuti zawe kugira ngo nabashe kumenya aya makuru meza, ndetse n'icyo iyi nama yari yabaye umushyikirano yari yahuje abayobozi, abaministri ndetse n'abaturage baba bagiye batandukanye, igahuzamo n'abanyamakuru, ndetse na mwagiye munabona n'ibitekerezo byinshi cyane byagiye binatangwa. Iyi nama rero nawe kugira ngo uyu muntu nawe umusharingire kuri iyi video nabashe kumenya aya makuru meza, ndetse abashe no kumenya naho u Rwanda ruba rugenda rugera muri rusange. Ndabashimiye cyane.